Imyitozo irimo iragenda neza, umutoza Robertinho ni uri kuyiyobora. Mwabibonye ko umutoza Selami adahari. Selami Hunan ni umutoza w'umunyatunisia waziye rimwe na Robertinho. Mu minsi mikuru muri bisko Robertinho yagiye mu biruhuko iwabo, ntago bari bugendere rimwe kandi ikipe igomeye gukomeza imyitozo. Habayeho kujya ibihe no gupanga iminsi. Ya minsi Robertinho yasigiye akazi mugenzi we Selami. Selami bunawe yahawe uruhushya rw'icyumweru ajya kureba umuryango we muri Tunisia. Aragaruka nawe mu mpera z'iki cyumweru. Yagiye mu mpera z'icyumweru cyashize. Bura nuko abantu benshi batari babimenye. Yagiye mu mpera z'icyumweru cyashize, aragaruka mu mpera z'iki cyumweru ku buryo imyitozo irimo iragenda neza. Twongeye gusubukura igikombe cy'intwari, turagishaka cyane. Mwaka ushize ntabwo byagenze neza, ariko kuri inshuro turagishaka. So navuga ni ibyo ngibyo muri make. Iki gikombe cy'intwari tugifite inshuro imwe, abantu batabyibuka, kandi iyo nshuro twagitwaye twatsinzwe na APR kuri finale. Hari ukuntu byari byagenze, baturazengurukana baza kubara amanota n'ibitego, birangira dutwaye igikombe, ariko twatsinzwe na APR ibitego 2-1 cyagiye kufremu wa Jiri Amanika Bakame niyo mubyibuko 2018. So navuga ni turagishaka byanze bikunze muri uyu mwaka. Yego, reka tugaruke inyuma kuri uwo ruhereyeho, ndavuga Charles Barry. Byamaze kurangiye koko mwarabitangaje, ariko hari amakuru avuga yuko mwaba mutari mwarangizanye bigendanye n'ingingo, mwaba mwaramusubije mu ibaruwa yari yabandikiye avuga yuko wenda yifuza gutandukana nawe. Ngo hari amakuru abavuga yuko mutamwatandukanye, ahubwo ibintu byasubira idu. Charles Barry ni umukinnyi watwandikiye adusaba gutandukana mu buryo buri officiel. Atwandikiye adusaba gutandukana kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni iyo kuba yaravunitse kandi afite imvune y'igihe kirekire, abona ko atazagaruka vuba kandi sigaje amasezerano y'igihe gito kuko yagomba kurangirana n'iyi champion. Impamvu ya kabiri ni uko nubwo yari buze akitabwaho, akivuza, akarecoveringa, akagaruka nyuma ya recovery, ubwo ndi kugerageza gukotinga inyandiko y'ibyo yatwandikiye. Yavuze ko competition iri muri Rayon Sport abona igoye ko yazagera hakabona umwanya wo gukina. So muri make nyuma yo kubisaba hari negociation yaranabihawe, hari ibyanditswe mu rwandiko rumwemerera ko dutandukana, dusesa amasezerano, byanditswe muri release letter niba ariko nabivuga. Ntari bu disclosing kuko burya amasezerano aba hagati y'umukozi n'umukoresha, ariko hari ibyumvikanywe hagati y'impande zombi. Charles Barry yatandukanye na Rayon Sport. Hanyuma tusubire gato kuri equipe turi kubona mu Nzovu. Muri uko kwitegura igikombe cy'ubutwari, twabonye andi maraso mashya muri Rayon Sport yakoze imyitozo uyu munsi. Bite by'abakinnyi babiri twabonye uyu munsi bakoze tize muri equipe ya Mbarumwe. Murakoze, turi mu gihe cyabyo. Turi mu gihe cyabyo. Umutoza yasabye ko hari aba agents benshi cyane baba barapropose umukinnyi uriya. Umutoza yaravuze ati oya, mubazane hano nta kibazo, dufite iminsi mike iri limited kuva ku munsi w'uyu munsi kuwa kabiri kugera kuwa gatanu, wo kuba abanyarwanda nizere ko abafite amakamera mwagiye mubereka abafana bari bahari. Dufite abafana magana baje kureba iyi myitozo. Turanahamagarira n'abandi kuzaza n'ejo kuko umutoza arashaka kubareba. Niba agent yaje akavuga ngo mfite umukinnyi wa hatari, katumushyire mu kibuga turebe urwego rwe, tubona ari mwiza tumufate. Byagiye bihira Rayon Sport, abantu babizi kuva na kera ku bwa Bogota nabo bajyaga baza ari nk'uko nguko. Reka mfashe mu myaka nk'icumi ishize turabafite benshi. Davis Kasiri yaje ari teste, Michael Salpong yaje ari teste, Jire Urimwengu yaje ari teste, n'aba bari hano badama bagayo ngo baje ari teste. Navuga ni umuntu watekereza ko Rayon Sport ari ikipe yarenze urwego rwa teste, idakwiriye gukoresha teste, navuga ko yaba yibeshye. Ariko nanone ntabwo turi bukabye ngo tuvuge ngo umuhisi n'umugenzi wese naza akore teste. Hagomba kubaho gushishoza kugira ngo tureba beza kurusha abandi, kuko turi ku isoko ryo gushaka abakinnyi beza. Niba hari uwo twabona muri teste, good and well and good, ariko bitanabaye ibyo hari n'irindi soko noneho ry'ama deals manini ubuyobozi bwacu buriho. Vuba aha turabatangariza. Mbere yuko tubavaho, abanyarwanda benshi cyangwa se abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baribaza ngo n'abakinnyi bameze bate, n'abakinnyi mu myitozo yabo ya mbere bagaragaje iki. Nk'umuvugizi gerageza usobanurira abakinnyi uburyo bitwaye ku mwitozo w'aba mbere. Bon, uravuga abakoze uyu munsi. Umwe n'umunyatanzania Zanzibar, undi n'umunyarepublika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo tuvuga burya ku bakinnyi batari abacu, ntabwo barasinya amasezerano. Abafana bari bahari bo namwe mwarimu hari muri abanyamakuru, muri abasesenguzi, muzagire muvuga ko mwababonye. Ariko turimo
gukora progress uko umunsi utashye turimo turagerageza kuri recoveringa tuvuye muri vacances abantu badutegereze mu gikombe cy'intwari Rayon Sport barayibona isa nkaho ari nshya navuga nti nta kintu mvuga ku bakinnyi bakoze imyitozo kuko aba barahari ejo haza n'abandi ntabwo igihe cyo kubavugaho kiragera ahubwo hari abandi batatu baje nibakora mwabatubwiraho nabo ntabwo mbizi nta kintu tubivuga nakubwiye ntabwo tuvuga ku bakinnyi batari abacu n'aba ngabo ubwo ni ikibundi aba ngabo ko ari igeragezwa gusa wasanga wenda harimo nabo hari n'ibiganiro hari ibintu byinshi ntiyemerewe gutangaza n'umwuga wanjye bitewe n'uko igihe kitaragera ariko abafana ba Rayon Sport ngira ngo bo baba bategereje kureba Rayon Sport yamuritse umukinnyi runaka yamaze gusinyisha kugeza ubu ngubu tugende byo komite yari yatangaje nuko bitari gutinda faze ikirangira twari kubona Rayon Sport yasinyishije umukinnyi wa mbere wa kabiri ubu ntibiraba ntabwo muri kugira rotari bigeneye n'imyanya mufite mwatakaje Charles Bar ariko si imyanya mufite ntimwagombye kuba mwatangiye kuyiziba cyane cyane ko mugifite imyanya igera kuri yo kugira abandi bashyira urakoze cyane Claude ntabwo Rayon Sport iri ku gitutu abantu babanze babimenye Rayon Sport izazana umwataka sibyo Rayon Sport izazana umwataka kandi uwo mwataka azaba aca impaka muri faze retour turacyafite iminsi hafi 10 yo kugura abandi bakinnyi so navuga ni nta pressure dufite twe dufite rutayizamu Meri Biteri wa champion duhubuke se abahubutse ntimwabonye ibyababayeho ushobora gushora amamiliyari amagana bikarangira uzanye ibibiri niko babyita ariko twe ntabwo turi kuri pressure yose turagenda gake slowly but surely niko bajya bavuga ibyo rero nibyo turimo dushyiramo imbaraga cyane yego nkurikije ibyo Kanyizo yarabajije hari abakinnyi babiri twa Brighton kandi ndetse na Fad Bayo abo bakinnyi baba bari mu biganiro cyangwa se baba bari mu muryango ubinjiza muri Rayon Sport ntabwo tuvuga ku bakinnyi batari abacu muri Rayon Sport murateganya kuba mwarekura abakinnyi no hagati ya faze na faze tour murakoze Rayon Sport ubu ngubu ifite abakinnyi 33 bafite amasezerano barimo 29 bafite lisanse 32 ahari bafite amasezerano urumva abo bakinnyi ni benshi birashoboka ko umutoza yareba abo ikipe yatandukana nabo yewe n'ikimenyimenyi Charles Bar yabaye wa mbere ikindi kiri bunatworohereze nuko hano hari abana batoya abakinnyi batoya bari mu ma under ages ubu batangiye no gukora imyitozo mu bakiri batoya kuko amashampiyona yabo za under 20 yatangiye navuga ni impinduka izo arizo zose zigomba kuba muri squad murazimenyeshwa mu gihe cyavuba ntabwo biri butindereke kuwa kabiri icyumweru gitaha dufite match ya mbere y'igikombe cy'intwari nyuma yayo turakina finale kuko twe turabizi ko tugomba gusezera polisi hari iyo twifuza ariko reka ne kuyivuga ku stade amahoro tugomba kongera tukabigaragaza sibyo ntabwo araperi iyo twifuza ariko reka mubwize ukuri badufashe tuzahure nayo kuko turacyakeneye babafashe bwo gute badufashe abantu muri aperi ntibazatsindwa na AS Kigali nibyo ngibyo umuntu yabasaba badufashe rwose tuzahure nayo abantu muri aperi kuko mfite ubwoba AS Kigali igibatsinda rwose ariko navuga nti tugiye ibyo bibazo byose murimo mwibaza icyo cyumweru gitaha icyo gihe cy'iyo mikino gutangira kwa faze retour mu matariki 8-9 yacu tuzaba twarasubije ibyo bibazo byose kuri Aimable byavuzwe ko ni nako bimeze amafaranga Rayon Sport kimurimo yabaye iminsi 15 nabyo byaravuzwe kuri Aimable ibibazo byarangiye twamenye mu myitozo y'uyu munsi ikibazo nanjye nakubaza iyo minsi 15 yarashize ntabwo irashira yararangiye kandi wamubonye ahangaha ntabwo oya ikipe ya Rayon Sport na Aimable babanye neza Aimable Nsabimana yagize ikibazo cy'imvune niba mwabibonye ntabwo yakoranye imyitozo yuzuye na bagenzi be kuko araziritse akaboko kose niba mwabibonye yagize ikibazo cy'imvune ku myitozo yo kuwa gatanu abantu baravuga ngo ko atakoze imyitozo yo kuwa kangahe cyangwa kuwa kangahe Aimable Nsabimana afite ibyo yishyuza Rayon Sport imurimo kandi Rayon Sport izirikana ko igomba kumwishyura kandi ibiganiro byarabaye hagati ya Rayon Sport na Aimable bigenda neza n'umukinnyi wa Rayon Sport uri mu kazi udafite ikibazo murakoze